Ndabasuhuje mbahaye ikaze kuri Rwiza Empire. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bitewe n'ibice by'isi murimo bigiye bitandukanye. Bona amakuru yakomeje kugenderwa ku bitangazamakuru bitandukanye, hakomeje kugenda hagaragazwa inkuru zakomeje kugenda zivuga kwitwa Ishimwe Vestina Kamikazi Dorcas, nyuma y'ibyakomeje kugenda bivugwa ko hagiye kuba mu by'ukuri haba umuhango wo kwita izina umwana wabo. Gakomeza kugenda hagaragazwa amakuru akomeza kugenda avuga ko witwa Inkindi Aisha Irene Murindahabi mama wabo ndetse n'abandi bose bakomeje kugenda bashyigikira witwa Vestina na Dorcas n'umugabo we Edrissa Udarago. Bikaba byumvikana ko witwa Edrissa yakomeje kugenda ashimira Irene Murindahabi nyuma yo kurinda uyu mwana w'umukobwa bita Vestina wibarutse umwana w'umuhungu mwiza cyane, ku byakomeje kugenda bigaragazwa mu mafoto yakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, mama wa Ishimwe Vestina yakomeje kugenda by'umwihariko ashimira uwitwa Irene Murindahabi wakomeje kugenda uba abakobwa be hafi akabafasha mu rugendo rwabo rwo kwamamara kugeza kuri aka kanya. Ishimwe Vestina na Kamikazi Dorcas ni ibyamamare mu gihugu cy'u Rwanda nta utabazi, yewe dore ko n'indirimbo bakomeje kugenda bakora ari indirimbo zakomeje kugenda zikundwa n'abatari bake. Nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa mu mafoto yakomeje kugenda acicikana ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026, n'amafoto yari yiganjemo uruhinja rwa Ishimwe Vestina ndetse na Edrissa Udarago. Abavandimwe ba Ishimwe Vestina bakomeje kugenda bagaragara muri uyu muhango wo kwita izina uyu mwana wa Ishimwe Vestina na Edrissa Udarago. Nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, abafana bakunze aba bana b'abakobwa bakomeje kugenda bakora indirimbo zakomeje kugenda zikundwa n'abatari bake, indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana zakomeje kugenda zikora ku mitima y'abatari bake. Nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, Ishimwe Vestina Kamikazi Dorcas bakomeje kugenda bashimira abakunzi babo babaye hafi mu rugendo rw'imyaka 5 bakora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Nk'uko kandi byakomeje kugenda bigaragazwa, uwitwa Irene Murindahabi yavugiyemo amagambo akomeye cyane, amagambo yongera kwibutsa abanyarwanda ko ajya gufata aba bana b'abakobwa nta numwe yigeze umugira inama, dore ko ari Imana yabahuje anayigomba kubatandukanya. Ishimwe Vestina yashimiye Irene Murindahabi amubwira ko yamurinze kujya mu mbuga nkoranyambaga kwandavuzwa by'umwihariko n'aba social media, dore ko benshi bakomeza kugenda bandavuza ibyamamare nk'ibi ngibi babikomeza kugenda bikundwa n'abatari bake. Nk'uko kandi uwitwa Kamikazi Dorcas nawe yavuze imva mutima ze akomeza kugenda ashimira by'umwihariko Irene Murindahabi wakomeje kugenda ubaba hafi, ndetse kandi anavuga ko Irene Murindahabi ari umwe mu bagabo babaye hafi kuruta na se, dore ko uwitwa Kamikazi Dorcas yakomeje kugenda agaragaza ko se nta n'icyo yabamariye, ariko Irene Murindahabi akabafata akamenyekanisha kugeza naho babaye ibyamamare, kugeza naho mukuru we Ishimwe Vestina abonye umugabo akaba yibarutse umwana w'umuhungu. Kuri aka kanya akaba ari umuhango wakomeje kugenda uteranya imiryango, inshuti n'abavandimwe n'abandi bose biganjemo mu rugaga rw'imyidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda. Ishimwe Vestina na Kamikazi Dorcas bahishuye amagambo yakomeje kugera by'umwihariko ababaza abakunzi babo nyuma yo kugaragaza ko basezeye kuririmba no gukora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Bakavuga ko bagiye kwitaho uwitwa Ishimwe Vestina, akavuga ko agiye kwita ku mugabo cyangwa se ku rugo akanita ku mwana we yabyaye, ndetse kuri aka kanya uwitwa Kamikazi Dorcas nawe akavuga ko agiye gukomereza akazi ke mu gihugu cya Canada. Bikavuga ko imiziki bagiye kwihagarika bitewe nuko bikomeza kugenda bigaragazwa ko itari kuba ryabinjiriza amafaranga nk'uko bigombwa. Havugwa ko Irene Murindahabi yahishuye amakuru ku mugaragaro avuga ko ntacyo yishyuza aba bana b'abakobwa, avuga ko bakoranye neza mu rugendo rw'imyaka 5 n'amezi 3, nk'uko Irene Murindahabi akomeza kugenda bigaragaza mu nyandiko yanditse ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Yahishuye agira uti, nishimiye ko twakoranye ndetse kandi tukanabana neza mu rugaga rw'imyidagaduro turirimba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, dore ko twakoze indirimbo zigakundwa n'abatari bake, ndetse kandi twasanye imitima y'abatari bake, twomoye ibikomere by'abatari bake. Ariko rero reka mfate uyu mwanya nshimire Kamikazi Dorcas, Ishimwe Vestina, mwafashe uyu mwanzuro wo kutongera gukomeza gukora indirimbo bitewe nuko mutameze neza, bitewe nuko inshingano zabaye nyinshi. Ndabashimira urugendo rw'imyaka 5 twabanye neza, nta kintu na kimwe nigeze mbaburana, kandi
ndakeka ko namwe nta kintu na kimwe mwigeze mumburana aka kanya mufashe ko kwitekerezaho mukaba musezeye muri MI Empire. Reka tubabwire ko tuzakomeza kubabera umuryango aho muzadukinira muzatubona natwe, kandi reka twizere ko aho tuzabakinira tuzababona. Nkuko kandi Irene yanditse iyi baruwa agaragaza ko afite agahinda, agaragaza ko kuba uwitwa Ishimwe Vestine na Dorcas bafashe umwanzuro kureka gukora ibihangano, indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Avuga ko we bakomeza kugira by'umwihariko bamufasha mu gusana umutima we wangijwe no kuba yarabuze mama we. Bivugwa ko mama w'uyu mubyeyi Irene Murindahabi yakundaga ibihangano bya Ishimwe Vestine na Kamikazi Dorcas. Ibi kandi bikanaba n'intandaro ikomeza kugenda ituma Irene Murindahabi yumva nta cyagateye ko Ishimwe Vestine na Kamikazi Dorcas bakaretse gukora izi ndirimbo, dore ko uwitwa Irene Murindahabi akomeza kugenda agaragaza ko mama we yakomeje kugenda amusaba kuzagumana n'abana b'abakobwa b'abaramyikazi mu gihugu cy'u Rwanda. Irene Murindahabi yagaragaje amavamutima, akomeza kugenda agaragaza ko umutima we wuzuye agahinda bitewe nuko uwitwa Ishimwe Vestine na Kamikazi Dorcas bafashe umwanzuro wo kuva mu rugaga rwo kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ngo kandi byakomeje kugenda bigaragazwa ku ruhande rw'uwitwa Kamikazi Dorcas na Ishimwe Vestine, bakomeza kugenda bagaragaza ko bagiye gufata umwanzuro n'umwanya wo kwitekerezaho, mu gihe kandi bavuga ko nubwo baririmba indirimbo by'umwihariko zigasana imitima ya bamwe, ariko kandi bavuga ko imitima yabo bo yarahomotse, yarangiritse. Ngo kandi bakomeza kugenda bigaragaza ko baramutse bafashe akanya ko kwitekerezaho byaba byiza, ndetse kandi nta gitunguranye mu myaka mike dushobora kuzongera kubona itsinda rya Vestine na Dorcas bongeye kugaruka by'umwihariko mu rugaga rw'imyidagaduro, bakongera gukora izi ndirimbo nta gihindutse, cyangwa se bataramutse ubwabo badatandukanye nk'uko bakomeza kugenda babigaragaza. Kuri uyu munsi byakomeje kugira byumvikana ko Inkindi Aisha, Irene Murindahabi, Ishimwe Vestine, Kamikazi Dorcas, Edrissa Udarago bakomeje kugenda bagaragara mu gihugu cya Canada bari kwita izina umwana wabo bibarutse w'umuhungu. Ariko kandi Ishimwe Vestine akomeza kugenda agaragaza ko nyuma yo kubyara byakomeje kugenda bimushimisha kubona uwitwa Irene Murindahabi amuba hafi, Inkindi Aisha amuba hafi, ndetse na Niyo Bosco afatikanyije n'umugore we. Byari ibirori bidasanzwe mu gihugu cya Canada. Ndagira ngo nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, amafoto n'amavideo yakomeje kugenda acicikana kuri murandasi agaragaza uwitwa Irene Murindahabi ari kumwe n'abana b'abakobwa bagera kuri 2, ndetse na mama wa Ishimwe Vestine na Kamikazi Dorcas bari kwita izina umwana wa Edrissa Udarago ndetse na Vestine. Ibi byari byishimo bidasanzwe, byongeye no kuba byahuza imiryango, inshuti n'abavandimwe mu gihugu cya Canada. Kugeza ubu abakunzi ba Ishimwe Vestine na Kamikazi Dorcas bari kwibaza ese abana b'abakobwa bakomeje kugenda baririmba indirimbo nk'uko byakomeje kugenda byandikwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko kandi amakuru akomeza kugenda agaragazwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye arakomeza kugenda yemeza andi ahakana. Amwe akavuga ko uwitwa Irene Murindahabi yaciye inyishyu nk'ikimenyetso cyo guha agaciro ibihangano bye abana b'abakobwa, akabaca miliyoni zigera kuri 60 bakishyura indirimbo zigera kuri 12. Avuga ko indirimbo imwe ibarirwa agaciro ka miliyoni 5, bityo kandi izi ndirimbo zigera kuri 12 abana b'abakobwa baririmbye bagomba kuzishyura agera kuri miliyoni 60 nk'ikimenyetso cyo kugira ngo bongere kuzibonaho uburenganzira. Reka dushimire abakunzi ba Rwiza Empire, tunabashimira ko mukomeje kugenda mubana natwe.